kuvukira mu buzima bubi agakurira mu buzima bushaririye, nyuma yaho ubuzima bwe akabukomereza muri gereza zitandukanye, nibyo byaranze ubuzima bwa Nsengiyumva François wamamaye nka Igisupusupu. Nimvuga izina Gisupusupu nta kabuza urahita utangira gutekereza indirimbo wakunze ndetse zikanagushimisha. Itanga mukobwa urerewe, itanga neza mukobwa urerewe, tenya busawe uraberewe, kwagitima kwa mwambiri kwa mwatatu aho nitenya kundamwo. Muri ubwo buzima bushariye rero Nsengiyumva François wamenyekanye nka Igisupusupu yanyuzemo, yakomeje kugenda yihiringa maze kabaye aza kutuzanira ibyishimo bitandukanye abinyujije mu gucuranga umuduri we ndetse no kuririmba mu njyana zagiye zitunogera amatwi. Gusa benshi ntago twari tuzi amateka ya Nsengiyumva François yamamaye nka Igisupusupu. Reka nkubwire ngo rero uyu munsi byose uraza kubisanga muri iki kiganiro, wowe ubane natwe urangiza ikiganiro. Kubundi yamenyekanye ku mazina nka Igisupusupu, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Nsengiyumva François. Uyu nguyu yavukiye mu karere ka Gatsibo, ahangaha ni mu burasirazuba bw'igihugu. Nsengiyumva François yavutse mu mwaka w'1978. Birumvikana ko muri uyu mwaka tugezemo wa 2026 Nsengiyumva François yujuje imyaka 48 y'amavuko. Amakuru yizewe rero twabashije kubashakira hano kuri Feme History agaragaza ko uyu nguyu Nsengiyumva François atabashije kwiga amashuri menshi kubera ko ngo n'amashuri abanza yasoreje mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza, yikomereza mu mirimo itandukanye yo mu rugo. Nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 Nsengiyumva François ubuzima bwe yabukomereje muri gereza. Ahangaha yarakurikiranweho icyaha gifitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu mwaka w'1994. Nsengiyumva François akigera muri gereza, ahangaha ngo yahasanze ibikorwa bitandukanye birimo ugukina amakarita, kuririmba ndetse no gucuranga ibikoresho gakondo. Uyu nguyu rero we ngo yafataga umwanya akajya kwicurangira ibikoresho gakondo birimo umuduri. Ikiganiro Nsengiyumva yagiye atanga ku munyamakuru wa Inyarwanda ubwo yamusuraga hariya mu karere ka Gatsibo, yavuze ko ubwo yari muri gereza byari ibintu bitoroshye kubera ko ngo kugira ngo yige gucuranga uyu mudure byabaga ngombwa ko afata ibiryo yari kurya hanyuma akabitanga kugira ngo babashe kumwigisha uyu muduri. Birumvikana neza ko uyu nguyu Nsengiyumva François impano yo gucuranga umuduri yaba yaratangiriye hariya muri gereza. Kera kabaye rero uyu nguyu Nsengiyumva François yaje kurangiza ibihano bye, hanyuma arafungurwa maze ubuzima abukomereza muri sosiyete iwabo mu karere ka Gatsibo. Akimara kugera muri sosiyete rero Nsengiyumva François ahise ashaka umugore. Nyuma yo gushaka umugore rero Nsengiyumva François ubuzima bwakomeje kumubihira kugeza ubwo atangiye kujya ajya guca ibiraka mu baturage ahingira amafaranga 5 we n'umugore we. Umunsi umwe rero Nsengiyumva François uyu nguyu ngo yagiye gukorera amafaranga we n'umugore we, ariko ngo isaa zitazigeze abwira uwo muntu bari bagiye gukoraho ko yamuha amafaranga hanyuma umugore akajya guhaha ibyo kurya. Birumvikana ko ahangaha inzara yari imeze nabi, usibye ko ngo uyu mubosi nyine yababwiye ko amafaranga ntayafite araza kuyashaka nibataha. Ibingibi ngo byatumye Nsengiyumva François akomeza kugira uburakari, maze ngo bageze mu rugo Nsengiyumva François yaje gufata icyemezo cyo kubwira umugore ko atazongera kujya guhingira abaturage, ahubwo agiye gufata umuduri we maze akajya yirirwa acurangira abantu, amafaranga bamuhaye akazamutunga. Ibingibi byatumye Nsengiyumva François ahita afata icyemezo cyo guhagarika burundu kujya guhingira abaturage. Nyuma rero yo gufata iki cyemezo Nsengiyumva François ngo yaje kwegura umuduri we maze yigira inama yo kujya agenda acurangira abaturage bahariya Ikiramuruzi. Ni muri urwo rwego rero Nsengiyumva François yatangiye kujya agenda atembera hari abantu benshi, ndetse kandi akagenda yinjira no mu tubari maze abacurangiye bakamuha amafaranga makeya, igiceri cy'ijana
ariko ngo akaza kugwira maze akabasha kubonamo icyo kurya cy'uwo munsi. Ndibaza rero hano tugeze, we wakomezanye natwe mu kiganiro watangiye kwibaza neza ubwamamare bwa Nsengiyumva aho bwaturutse, ariko reka nkubwire ngo aritwe twageze mu kiganiro nta gukekeranya, kubera ko byose turaje tubigusobanurire. Uyu nguyu Nsengiyumva François rero ngo ubwo yararimo aratembera muri karitsiye acuranga umuduri we, yaje guhura n'umunyamakuru wa Inyarwanda. Ahangaha ngo baganiriye byinshi, ariko ngo amusaba ko yamucurangira ku gikoresho cye. Ibi ngibi ngo byatumye uyu munyamakuru afata icyemezo cyo kumufata amajwi ndetse n'amashusho, hanyuma ngo ageze kuri Radio Rwanda akomeza kugenda asakaza amavideo ye ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi byatumye nyakwigendera Alain Mukurarinda wari umuvugizi wa leta y'u Rwanda abona tumwe mu tuvideo twe, maze Alain Mukurarinda afata icyemezo cyo kuzashaka uyu nguyu Nsengiyumva François ngo amutera inkunga. Nyuma yaho rero Alain Mukurarinda ahuye na Nsengiyumva François yaje kumusinyisha amasezerano amubwira ko azamujyana muri studio. Ni muri urwo rwego rero Nsengiyumva akimara kugera muri studio yakoze mu nganzo, maze ahita ashyira indirimbo ye hanze yise Maria Jeanne beshi bita igisupusupu. Iyi ngiyi ni nayo ndirimbo yamumenyekanishije cyane. Nsengiyumva François rero yakomeje gusohora n'izindi ndirimbo harimo nka Ichange, Maria Jeanne ndetse n'izindi mwamukunzemo. Nsengiyumva François yaje kuba icyamamare binyuze muri izo ndirimbo zitandukanye mwakunze. Guhura na Alain Mukurero, Nsengiyumva François yemeza ko ari ibintu byatumye atangira kubaho mu buzima bwiza, akaba mu nzu nziza ndetse kandi n'abana bakiga neza. Nsengiyumva François ahangaha we n'umugore we bemeza ko batarahura na Alain Mukurarinda ubuzima bwari bubi cyane ku buryo buri wese atabashaga kubyumva, ku buryo n'ibyo kurya byari ikibazo, ariko ngo ahabonaniye na Alain Mukurarinda ibintu byatangiye kujya ku murongo. Abanyarwanda rero baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati akaryoshye ntigahora mwitama. Ibi rero nabyo byabaye kuri Nsengiyumva François kubera ko umujyanama we Alain Mukurarinda yaje kwitaba Imana. Ibintu Nsengiyumva François avuga ko byamubereye nk'imbogamizi kubera ko impano ye yahise isa n'ihagarara, ku buryo abantu benshi bavuga ko uyu nguyu Nsengiyumva François natabona undi muterankunga ubuzima bwe buzazima burundu tukamwibagirwa nk'umusitari. Ntago rero nasoza iki kiganiro ntakugejejeho byinshi byaranze ubuzima bwa Nsengiyumva François nk'umusitari. Wibuke neza uyu nguyu Nsengiyumva François yagiye akorana indirimbo n'abasitari batandukanye bahani iwacu mu Rwanda, harimo nka Bruce Melody, Bwiza ndetse n'abandi benshi. Nsengiyumva François kandi usibye gukorana indirimbo n'abasitari bo mu Rwanda, uyu nguyu yasangiye urubyiniro n'abasitari batandukanye bo hanze y'u Rwanda, harimo nka Diamond, Chameleone ndetse n'abandi. Ibyo rero ibyaranze uyu musitari Nsengiyumva François. Wakoze cyane kubana natwe uwakurikiranye ikiganiro. Imana ikurinde kandi wibuke gukanda like.